Baritazari uyu nguyu yasebeje umuryango yabaye intwari. Umva rero Baritazari uyu munsi nibwo numiwe mu minsi yose yise bitrendinga mbese oya ntago namushidikanyagaho ariko ubu video twabonaga bugendagenda ni bwa bundi bw'ibice byo hejuru gusa byajya kugera mu gikorwa paf uyu munsi ari umuntu wagize gutya full n'ubano zirimo baba wembega umugabo none ikintu namubonyeho upfa kubushyukwa gusa nta kindi oya none se nubonye abafandi banyuzanga ha mu kanya hano turi ka Kigali atubwo ari wowe papa buryohe turakwemerera rwose mukora ikiganiro hano irondo ryishyura ntago nishyira irondo ndacyari umwana imyaka 11 bishyura irondo ufite 11 yego n'uyu mutwe nenye ifite 2 11 ufite none nk'akinyuma twakigishije inshuro nyinshi Baritazari episode yaramufashe urumva rero kubureba Baritazari ariko icyo bisiga ku muryango Baritazari nta kindi yaficishije bari abadamu biyubashye bafite abagabo nabo biyubashye yabashukishije utugambo twiza. Yes, nizere ko meze fresh, nizere ko meze neza, ni papa buryohe uyu munsi tumufatiranya atari kumwe na buryohe umeze neza. Salute amakuru wari n'uburyohe ni uburyohe cyane cyane rwose ni uburyohe rero ubu ngubu ari kumwe n'umwana mutoya upfa kubushyukwa gusa nta kindi buryohe imaze kuba kizina oya none se nubonye abafandi banyuzanga ha mu kanya hano turi ka Kigali atubwo ari wowe papa buryohe turakwemerera rwose mukora ikiganiro hano ya bikwereka iki uciye nk'ahantu ukabona bakwishimiye bitewe n'ibikorwa ukora kandi barakumenye kuri social media binyereka ko nkora iby'umumaro byubaka kuko bitubaka ntago umufande nkuriya ufite inyenyeri hano yaza akavuga ati papa buryohe turagukunda nta kindi nkundira rero nuko ni ibikorwa mbaha bumva bibanyura ya n'abatakwemera ntawemerwa na bose ikindi ngo nta muhanuzi Yesu byagenze gute ntibamwishe ngendinde utakwemerwa ubwo wasubijwe yahinduye content none urimo tunyuruzamo ugateka ujya ku ishuri ugasura abana watinye ribu n'umubyeyi mwana ribu n'umubyeyi ntago ari ukuyitinya niba mubizi content yacu nibijyanye n'umuryango benshi rero bazi ko ngo umuryango ari akabariro gusa no guteka umugabo agafasha umugore nako saba afasha umugore n'urugo rwe abakorera bagafatanya buriya nabyo n'iby'umuryango muri content ya Buryohe TV nabyo birimo ariko kandi n'ubundi mu minsi ishize nabonye mwakoze ikiganiro we na madamu muvugira abantu muvuga ariko biza no kurangira bagaragaye kuri list yabihanijwe barimo Jihadi barimo Pastor Claude barimo Pastor Mutesi muravuga mutare kusi twebwe nibyo wagira ngo ndi umupfumu nari nebereye Rubavu sinzi ikiganiro nabonye ku rukuta runaka mbona rib oya nako mbona ibyafata ku mavuta nabwo rib imuvugaho n'ubundi nifungwa bye uko byacicikanye noneho ku mutima ndavuga ibi bintu fata ku mavuta azize sibyo Jihad ajya avuga nawe sibyo Pastor Claude ajya avuga sibyo bakamarade birirwamo kankora ikiganiro mbagira inama imbaho yitura ndagikora nibiriro Rubavu muri hoteli nari ryamiragamo yashize iminsi nomva bimurangira tsera ati Pastor Claude kamarade Jihadi murarye muri menge urumva rero baba badukurikiraga bari abasaza hari igihe aba yabonye kuri Buryohe TV mbavuga akareba n'ibyo bakoraga n'ubundi ku zindi nkuta ati ibyo papa Buryohe yavuze nibyo tireka mitemba hwitura Jihadi kuki yashyize muri list ntumuzi wowe ntuzi ibyo avuga ntuzi uburyo basesengura noneho byagera mu nkiko mu manza nakorekane ubwo wabyumvise nyine none se kuba Jihadi ribu cyangwa umuvugizi wari bamaze kumugarukaho inshuro zirenze imwe nubuye butumwa wongera kugenera Jihadi yababa we buriya niba ari umuntu ufite abafana benshi ni Jihadi mu bafana be nanjye ndimo namugira inama Jihadi niba uri mu ndeba kuri iyi kamera ca bugufi cyane cyane mu byo uvuga nta n'ikindi n'ururimi nta bindi rwose bya bindi by'ifirimbi nashaka zabikomeze bya bindi byo kwikinisha nashaka zabikomeze nakazi ke niwe uba wiyica
ariko biriya by'umunwa turagukunda rwose jihadi ni ukuri kw'Imana punguza sinshaka kukubona urimo amapingu kandi hari ahantu uhagiye hamwe barya ibigori byaba ari ikibazo rwose byaba ari ikibazo n'undi wese ukora nk'ibye napunguza umunwa apunguze mudomo agasonga bugari tukicareho tujya inama nzima tutinjira mu buzima bw'umuntu ese undi mugore umuntu yakora content nziza zitarimo amatiku zitarimo aho zihura n'amategeko kandi bikareba cyane none se ubu twebwe uko twari tumeze mbere ntibyagonganaga n'amategeko none se ubu ntiturebwa turafata tukitekera nkafura amakariso y'umugore wanjye ikiganiro cyo guteka ibiryo rwose nkafata n'umwanya nkafura n'amakariso y'umugore wanjye ni content tukisurira abana ku ishuri tukusurira abana ku ishuri tukerekana tukababaza uko babyakiriye bakigerayo kandi content ikabiraje nyine bivuze iki noneho kuri pasiteri kumva bavuga bati ibiganiro byanyu twarabihaze nibyo biri mu nkuru nasomye ku gihe ibiganiro bya pasita Mutesi na pasita Claude turabihaze ariko njye mbona babipanze sinzi impamvu kuki birangira kuki pasita Mutesi birangira tinyamuna dore akanamba kanjye bagakapininga ahantu ubwo urumva nta kintu cyihishe inyuma ubwo se nk'umuntu w'umusaza ubwo ntubyumva n'ibintu baba bapanze kandi amafaranga barayabona ariko ikibazo bigize amatiku n'umwana ubyumva urubyiruko rubyumva usanga hari inyigisho mbi ziba zubaka urubyiruko ziri muri ariya matiku abantu bafite titire yo pasiteri kumva bihanizwa aribo bakabaye batanga urugero rwiza biragayitse kandi ubundi umupasiteri niwe wakabaye uwa mbere ahubwo yagiraga inama bariya ba jihadi bafata ku mavuta ba kamarade n'abandi bafite ibiganiro nk'ibyabo bakababa hafi kugira ngo babagire inama be kuzagwa mu mutego wo kurengera itegeko ariko noneho nibo bari kurengera itegeko iyo usanze ubugenzacyaha burimo bubihaniza nuko barengereye rero ni ikintu cyagombye ubundi bagombye gukora inama nk'abapasitorale bagahura bakabahwitura bakajya mu ntuza harya ingando nenge kuvuga ngo bimwe intore zijyamo ingando bagakora ingando ubundi bagahiturwa bitabaye ibyo ngibyo baragenda banavuga ati social media zanyereye ziri kunyerera byo ahubwo se zari zanyerera oya ntago ziranyerera kandi ikibazo tureke ibya mu yandi mahanga baba bari tazari nabandi ziranyerera mu bana b'u Rwanda nibo zirimo zinyerereraho urumva rero ko ari ikibazo ariko se nanone hakorwa iki icyakorwa nta kindi buri muntu burya agomba gucunga izamu rye nge papa buryoshye nawe uri mu ndeba uzi ko uhora kuri kabyindi wa mugani wa kasuku kuri kabyindi nk'izi ngizi cunga izamu ryawe nta kindi cyakorwa ntiwite ngo ko cya kasuku cyavuze binoda ntiwite ko kamarade yavuze binoda ntiwite ko pasita Claude yavuze binoda cyangwa jihadi cyangwa papa buryoshye nutwishinga tayari uragwa mu mutego wenda igihe cye ntikiragira ngo afatwe hari igihe wafatwa mbere ye wishinze ibyanjye navuze kuri izi kabyindi ugasanga rero ni wowe ugiye mbere yanjye kandi ari ngiye wishinze ese ko tutiga Jean Paul nekeza ko yagiye kubera umunwa nyuma yaho ufata amavuta aragiye ariko ugasanga none abantu barakihanizwa kuki tutiga money views ko kantu nakavuzemo naravuze ati ubundi Jean Paul yagombye kutubera isomo none dore fata ku mavuta nawe aciyeho kubera ifaranga rero niryo rituma tutiga nose ugira ngo buriya fata ku mavuta ntiyaburiwe kenshi ariko yari bagafaranga kari kuza nakunake akavuga atako n'imirimo nayo imirimo irahari none se turabigenda gute niba tubuza kuvuga imirimo irahari abantu buri muntu acunga izamu rye igakwita ribu kuko iyo igutumyeho igakora statement bijya kwiranga muntu we bikajya ku buzima bwawe bwose ntago bizasibamo icyo wakora cyose ntago bishobora gusibamo niyo mpamvu rero buri muntu yagombye gucunga izamu rye ntiwite ku byo mvuga ntiwite ku byo uriya avuga wowe kontrol ururimi rwawe kugira ngo udahangana n'inzego z'ubugenzacyaha ariko se Sarongo yakatiwe iminsi 30 y'agateganyo umuntu yiba umuntu umwe akiba babiri akiba umwaka umwe 2 3 5 abantu kukibatiga ndacyagaruka kuri yangingo rega yo kutiga nico navuze nabyo nabikozeho ibya Sarongo ntago namukozeho
ariko kuri tamune namuvuzeho ukuntu warahushuye kubera abamama abanyamakuru bamwe begereye bishinze amarangamutima yabo babaza ikibazo barimo bya bindi navugaga bya Pastor Claude ngese ngo ubu Sarongo mwaryamana kubera amarangamutima y'umuntu we yaje kureba ati rwose nakimuha niko yavuze rwose ibya Sarongo rero nabihuza n'iby'abantu z'abahanuzi b'Imana abiyita abahanuzi b'Imana ntago wabura umuhanuzi w'Imana wemewe uri mu mwuka wera ngo akone wambaye amapingu bivuze rero ngo aba ari umuhanuzi w'ikinyoma ngo ni nk'amano ya Satani bivuze ngo bareba impano bafite y'ubupfumu cyangwa y'ubuhanuzi bakayikoresha bihesha iby'abandi icyo cyaha cyane iganje cyane no kuri Bishop Bosco nicyo cyariho kwa Yongwe nicyo cyariho kwa Sarongo ko kiganje niyo mpamvu ubuhanuzi n'ubupfumu nabihuje ubwo rero twebwe tube maso ku muhanuzi no ku mupfumu ubundi akurya ibyayo guti umuhanuzi arakubwira ngo ngiye gusengera ubone imodoka agitega igare icyo kintu urumva gusengera ubone visa we yanze kujya Amerika we yanze kujya Burayi cyangwa muri Amerika urumva ni ikibazo niyo mpamvu wowe undeba bamaso kandi urebe muri Binature bitabaye ibyo ngibyo baragucyucyura da cyane uburyo kujye bava tukurekeye ukurikirana comedy tunagushimire ko waduhaye umwanya reka dusoreze ku muryango n'ubundi Baritazari uyu nguyu yasebeje umuryango yabaye intwari umva rero Baritazari uyu munsi nibwo numiwe mu minsi yose hise bitrendinga mbese oya ntago namushidikanyagaho ariko ubu video twabonaga bugendagenda ni bwa bundi bw'ibice byo hejuru gusa byajya kugera mu gikorwa paf uyu munsi ari umuntu wagize gutya full n'ubu hano zirimo baba we mbega umugabo none ikintu namubonyeho mu mavideo nabonye nk'icumi kandi bigaragara byose neza uko umuntu abikora nyabyo nta mugore mutoya yitezaga ibya bisayizi kabisa ibi big ikindi namubonyeho akunda k'inyuma iyi dog style muri video nabonye zose nakinyuma nose waroze ko tudakurikirwa n'iri zira video zacu barazaplodinze barazidownloadinze barazigumana bakajya bazifashisha uzi ko twerekanaga position none nk'akinyuma twakigishije inshuro nyinshi urumva rero Baritazari ariko icyo bisiga ku muryango Baritazari nta kindi yafishishije bari abadamu biyubashye bafite abagabo nabo biyubashye yabashukishije utugambo twiza nabyo birimo yego ariko umugore wabwiye utugambo twiza none se ntuzi ko hari uwo yabwiye ati nukuri ni wowe unyuze mu bantu bose uzi umugore ubwiye gutyo niyo mpamvu rero Baritazari abagabo bamwe tumwigireho yego buryohere amakuru Baritazari abagabo bamwe tumwigireho uti kubera iyihe mpamvu yabahaga umwanya akabaganiriza umugore umujeho kugira ngo umugabo we amuganirize byari ikibazo kandi ikindi yabarongoraga neza kuko ndibuka ko mu nkuru numvishe hari umugore umwe wanyuzwe n'inyubahiro ya Baritazari kuko abagore bajya baganira aragenda abwira undi mugore mugenzi we kandi umugore nawe ukomeye ati nyamuna ati watanzwe timvuye kwa Baritazari tariko ndabigutuye yaramuzanye dabo bose icyarimwe abanyuzaho Baritazari bageraga bamubwirana ibaze kugira abagore babiri urumva ntabwo ari kwipevera babiri atizeye hano rero isomo ririmo abagabo ni ukuri mwegera abagore banyu mu buryo bwo kubaganiriza mu buryo wakoze kuduha umwanya nawe nanjye ndabashimiye mu buryo umusuhuze ndamusuhuza okay salut yes nizere kumeze neza Eric Rutsiro n'amahoro amahoro cyane ni sawa cyane
Bize bite mwana? meze neza. Ukora ukuntu wirabura cyane biragora setting yawe. Nakunda ariko niko Imana yaturemye nese kujyanse nkawe badutandukanya gute se? Eric Rutsiro, introduction yawe ikora gute? Murakoze, nitwa Eric mu Rutsiro, mu rugo ni Nyagatare. Nayigikunda ariko mfite akazi Musanze. Mituweli ntago ndayitanga uyu mwaka. Ndi gushaka kare nyitangira amejone nayitangiye mu Ruhango. Hakunde guteganya za Nyagatare hose ariko ntago ndabimenya neza. Irondo ryishyura. Ntago nishyira irondo ndacyari umwana. Imyaka 11 bishyura irondo. Ufite 11? Yego. N'uyu mutwe? Nenye ifite 2-3. 11 ufite 2? Ubashize ingahe? Sha ntago mbizi pe. Eric Rutsiro uvuye kuri stage urimva gute? Ntago nakubwo ukuntu niyumva ahubwo cyetse nge mvuze ukumva ukuntu uri kunyumva. Kuko ntago nakuyumva ariko ibintu byo kujya kuri stage ni murakoze harya numbajije ngo iki. Ni poste ya mbere waragaragayeho ubundi wenyine wa performing ariko utegeze ugaragara kuri poste uriyumva gute? Ni ibintu byo kwishimira. Jenny ziraturira turi abapeti bato tukaza do performinga uko ugenda wongera intambwe bigenda bizamuka nyine ni poste ya mbere nari mbonye ariko ibintu bigenze neza kandi nteganya ko nyine ni ibintu nari nkoze ubwa mbere mfite n'igihunga ndi kuvuga ati poste bimeze bite ndabibonye kino cyagikwiye no gukomeza nkazamuka hejuru nkarenga na poste bakajya bancana no hejuru ntabwo mbiza ariko hejuru ya kaza crossing nka ubundi bambwenye crossing ndarwara birangira nyine Messi namutengushye nakuri nzaye crossing ubutaha umutengushye kubera uburwayi narabizi ko namubeshya wateretsemo gasuti noneho wabitekereje gute se kuvuga tekano none nambari nagateretsemo nibwo mbonye wenda sibyo ntago ari ubwa mbere twe mu rugo turaba Yehova niyo mpamvu nkunda kwambara ibintu by'amakote cyane cyetse nje kuri stage mvuye mu rugo nza mbatorotse nkambaye imyenda isanzwe ariko buno noneho bari bahari bose ntago naye kugenda nambaye imyenda isanzwe rero babumva nagenda niyambariye gutya ibyo binambererega rero kwasha mukandara wawe uyu mukandara ntago ari uwanjye n'uwo mushuti wanjye ariko ikote ryo ni irya ryo naga ni irya vi ipantaro ni yanjye niyo nigana ku ishuri inkweto ni umushumba umaze igihe kingana iki muri Jones Comedy? Mazemo amezi 5. Experience imeze gute? Ahantu ngeze nyine nzi wenda ikintu namenya ni ukumenaginga stage nkavuga ati bano bari muri mood ndabazi no brag cyangwa ibintu nateguye ntago bari kubasha kubyakira ndava kuri stage yo kujya mbata ibintu ni ibintu nyine byo kumenya ngo uyu muntu cyarambiranye cyangwa ni ibiki birabasetsa bitewe n'ukuntu bameze ntago wajya mu kirongo utangire kubasetsa ugenda nawe uri umupfu ukagenda uzuka gake gake ugenda ubasetsa bikarangira basetsa ego yuje hano urabona Amavubi bayatsinze ntago watangira wishima kuko twese twatsinzwe ariko Amavubi akunda guhura na Jenny buri gihe kwa kane wagira ngo Ferwafa twanze kuyikinira abanyarwenya wese guhanganya wajya ndimo bano duhanganya ariko tuzayakina naho muri musobanukije biki uyu munsi ibintu nasekeje nakoze ibiboro like nyine Imana yaraturemye tuvuga ko turi mu ishusho y'Imana ariko twese ntago turi mu ishusho y'Imana dufite amasura atandukanye ariko Imana yabikoze ni umukozi w'umuhanga kugira ngo umuntu amenye mugenzi we ntituyitiranye ariko basi ijwi rimwe hari ijwi rya mwana afunze twese turivuga na yago w'umushuti wacu nawe yivugira nka mwana afunze akajya dibyegeranya mu rwango rwe niyo boro nakoze kabisa ni ndende cyane wenda bazayibona kuri YouTube ahako ni ndende cyane abantu basa n'Imana bose turasa wenda ngiye turasa ariko kandi simbizi wese agira ukwemera kwiwe ngiye turasa pe kandi ubona ko nago basa nayo ntabwo mbizi ariko Imana turasa ahubwo hari indi brage nakoze nako ngiye gukora ariko mbonye bikoze nivira ari ukuntu nyine nk'abaririmbyi w'umugore w'umuririmbyi yatwise urakwa kunine ngo umubebe ari mu nda ukamuha keya umuririmbyi ajya kunda y'umugore we akamuririmbira ntarwe n'abanyarwenya abagore bacu bo batwise tubatera brag
umugore wa Rusina twise yajyaga akunda y'umugore we ngo bebe ngo umutwe wamuyobo kurawuzi agahinja kagatera imigeri kagatera imigeri nga hasi ngakomye kari kunsaba momo rero ndibaza nk'umugore wa Nsabi natwita mane ni ukujya kunda y'umugore we ngo peti uri kumva umunyinyi wa gisirikari imitsutsu we ntabwo muzi arya akoresha imitsutsu akoresha ntabwo muzi imitsutsu ntabwo muzi kamera mwumvishe oya wenda mfite kuba mwumva ariko ntazi ngo akora iki nzi imicucu ucuruza amakara muri karitsiye niyo mushuti wanjye byataye umunyarwenya ntawe uzi wenda uko udukoryo dusekeje uriya mupeti ndamuzi ko afite n'impano njye nayo utaruzi ni asaba imitsutsu ndamuyobeye si ibintu by'urwenya imitsutsu nawe urwenya uretse ubundi wahuye na Messi gute uburyo nahuye na Messi njye ndi umunyeshuri ndiga njye narebaga genzi nkayireba nyine ku ma YouTube ariko nyine nkumva nanjye ibi bintu nabishobora then ngenda njya kuri Instagram nandikira Jensi bahita bampa nimero za Messi za WhatsApp ndamwandikira nta muntu yishyuza akurangira ahantu bibera ukajyaho ukagaragaza impano yawe nyine araturera tu akatwigisha urwenya paka turufasha nta kiguzi kabisa ni gutyo twamenyanye mbo umuhungu we na n'ubu ndacyari umuhungu yego muri famiye hari umuntu wenda usetsa kurusha ngo wenda niwe nabikuyeho wenda bajya bambwira ngo sogokuru bya papa niwe umuntu wasetsaga ariko ntabwo nigeze mubonaho bajya banga ushinga nka sogokuru wawe sha ariko ni uko byumva gusa ariko njye ntabwo nzi ko nsetsa pe ese ndasetsa ko oya ntabwo usetsa kareka ndabe njyewe ndubaka nyine nubaka burage nkazikora ese riki uretse tukijya kutugeke ujya no kurikira nawe nicyo bwira abadukurikiye ikintu nababwira cyo Genzi turi abapeti benshi tukizamuka kandi tufite ibintu byinshi nibadushigikire badukunde erega ukuntu wakunda umuntu utamukunda ariko ukamukunda n'ibyo akora ukamushigikira nubwo waba ufitemo n'akantu k'urwango ukabateka ndetse cya kintu nanga iyo ndebye ukanya ugakomeza ukanyanga nabyo bita mu rukundo nyega ko nanzwe n'abantu benshi kandi nabyo birahemberwa n'abatwanga bakomeze batwanga biyongere nyine badushigikiye mu buryo bwabo bwose icyo tubijeje cyo tuzakomeza kuko nta tabinywa se urumogi rurica oya ni nabi ibiyobyabwenge ndafata pinye basaga mu magana oya ni magana ese ndi bahita za bahita zaretsa ngo urumogi ntabwo mbese bose babasha gutanywera urumogi magana bamusanze amatoni 25 ni umushinwa wamupimye yitwa Chiping nanone gukora ubushakashatsi ari no guhugura abandi baganga ku buryo nyine umuntu wenda kiriya kibazo cyafata ku mavuta kuko n'umunyarwanda wa mbere ugaragaye urengeje ibipimo none abaganga bose mu mahugurwa kugira ngo nta n'undi muntu umeze nk'azabona ukuntu bitwara wakoze cyane kutuganiriza murakoze cyane kandi turabakunda